Ese nawe waba ukunda iyi filime Umukire w'umumiliyoneri wihinduye umukozi wo mu rugo? Ese waba ujya uyireba? Reka tuganire muri komenti ndetse tunarebere hamwe uburyo iyi filime ishobora kuba igiye gukomezamo ndetse n'indi chapter bafunguyemo niba wararebye igice cya 17 giheruka. Icyo batugaragarije by'umwihariko ni uko iyi filime tugiye kumara igihe tureba ibindi bice byinshi kubera ko hafunguyemo indi chapitre nshyashya y'urukundo rwa mushiki w'uyu nguyu boss cyangwa se Cedric ndetse n'uyu musore uvukana na Alice. Rimwe na rimwe hari igihe wumva tutavuga amazina y'aba ngaba ukagira ngo ni uko tutayazi, ahubwo mba ndi kugira ngo namwe mumfashe nimba mujya muyireba mwandike muri komenti mumbwire ngo ese aba basore bakina iyi filime bimeze gute. Niba uyikunda rero ndagusaba gukora subscribe kuri YouTube channel, cyane ko igice twaraye turebye cya 17 ari igice cyabaye cyiza cyane kubera uburyo bwagaragayemo cyangwa se uburyo bagikozemo, akaba nibyo tugiye kugarukaho by'umwihariko bakaba baranayikinnye bibutsa ko abantu ku munsi wa Saint Valentin aba ari umunsi w'abakundanye uba ugomba kwita ku mukunzi wawe ndetse ukanamusohokana. Icyabaye muri iki gice cyashize habayemo gukatirana bigiye bitandukanye, ugushyira amakuru hanze ndetse no kuryoshya urukundo ndetse no kuvugisha ukuri, byanatumye uyu mushiki wa boss wari umaze gutandukana na Shalom ndetse binatuma n'uyu nguyu Jerica cyangwa se uwo twita Alice muri iyi filime tuzi nka Alice mu mafilime menshi agiye atandukanye, akaba mpamvu aryo dukunda gukoresha aka ryo muzi abonye ibimenyetso bituma atandukana n'uriya Shalom wababeshyaga ari abakobwa bagera kuri babiri, by'umwihariko akaba yarabeshyaga na mushiki wa boss. Amahirwe rero yajemo nuko musaza wa Alice ngira ngo niba ushyigikiye urukundo rwiwe na mushiki wa boss muri iyi filime ukore subscribe ku bwabo ndetse unakandi like niba ushyigikiye n'urukundo rwabo, utubwire uburyo nawe uri kubibonamo. Gusa dukurikije uburyo tubibona iyi ni couple nziza yongeye kugaragara muri iyi filime, ariko akabazo karimo nabwo umusore ni muremure cyane ahobera umukobwa akamera nk'umuhezemo. Gusa ibyo ntacyo bigabanya, ahubwo icyo tugiye kuganiraho uyu mwanya ni uburyo iyi filime yagize ikindi kintu cy'ikimenyetso itanga muri sosiyete ndetse n'urundi ruhare yabashije kugira n'indi nama ikomeye cyane. Nimba witegereje ibyabaye muri iyi filime hari ikindi kimenyetso yongeye kugaragaza ushobora kwigiraho, wakigenderaho kikaba cyageraho kikugeza naho kikuvana. Mbere na mbere isomo batanze nuko iyi filime muri iyi filime agace gaheruka nuko utaba ugomba kwibeshya ko mu gihe ukora ibintu bibi cyangwa se ubeshya abantu, ubangikanya abantu, by'umwihariko ubeshya abantu mu rukundo haba hari buzagera igihe ntibimenyekane, nk'uko Shalom byamugendeye bituma yashatse kurasa inyoni cyangwa se yashatse kwica inyoni ebyiri n'ibuye rimwe, birangira ibyo yari yatekereje byose bimwangiye, kuko byarangiye afashwe bamufotoye amafoto, ngira ngo abayireba twarabibonye bamufashe amafoto, birangira amakuru yiwe agiye hanze, Danica arayamenya ndetse na mushiki wa boss arayamenya, bituma uyu nguyu ahita akatirwa, by'umwihariko na mushiki wa boss bituma Shalom abura iyo agana. Urukundo rwose yateganyaga kuri uyu Alice bituma byose ibyo yizeraga, ibyo yateganyaga byose abibura. By'umwihariko irindi somo iyi filime mu gace karaye gasohotse yatanze ni uko Shalom yazi neza ko kuba iwabo bafite amafaranga, cyangwa se yashaka kugaragaza ko kuba iwabo bafite amafaranga ndetse baranamuhaye uburenganzira bushobora kuba bwazatuma umukobwa wabo babana, byajya bituma amusuzugura, ariko sibyo byari bimeze, kuko nko muri previous episode cyangwa se episode zashize mwabonye ko Shalom yakoze ikosa ryo gukubita uyu mukobwa Danica cyangwa se Alice urushyi, bituma uyu mukobwa yamubabaza, ndetse no muri episode yashize y'ejo wabonye ko byatumye uyu mukobwa amurakarira cyane, umujinya urazamuka ndetse binatuma uyu mukobwa ahita aboneraho rwose guhita yuko amwanga. Bigaragara ko agakosa gato ushobora gukora mu buzima busanzwe gashobora kuba kakugiraho ingaruka
ukabura ibyo wizeraga neza ko ushobora kuba uri kubikoreshaho imitwe y'intoki, ariko kubera ko washatse kuzanamo ibintu by'ubwirasi kugaragaza ko urenze, cyangwa se uca amazi umuntu ngo ni uko ubona ko ari hasi, ibi ngibi bishobora gutuma ujya hasi. Ikindi kintu cyagaragayemo muri iyi filime ni ukuba wavugisha ukuri, ukabwiza umuntu ukuri ushize amanga, utiriwe uca ku ruhande nk'uko uyu manager w'iyi kampani cyangwa se mushiki wa Cedric yabikoze, abwiza musaza wa Alice ukuri, amubwira ko Shalom nta kintu bapanga, ahubwo ko begeze gukundana, ndetse ko n'umuntu wamufotoye n'umuntu watanze amakuru ashobora kuba yabonye bimeze kuri, ariko amubwira ko Shalom yari yaje kumusaba imbabazi kubera ko uyu mukobwa nawe yari yamaze kumenya ko Shalom akundana n'uyu Danica muri iyi filime, bituma rero ibi ngibi bimurakaza, bituma nyine ahita yuko afata umwanzuro wo kumwanga. Rero bikaba byarahuriranye n'uko uyu nguyu Shalom yari aje kumusaba imbabazi, uwo muntu agahita yuko ababona, bigatuma uyu musaza w'uyu mukobwa nawe wa Danica ahita yamenya gute. Ikindi kintu cyagaragaye muri iyi filime ni uko cyangwa se igice duheruka kureba, ni uko buriya gukora nyine ibintu wishe nk'uko nabikubwiye biragaragara, ariko ikindi kintu kimwe cyagaragayemo ni uko nyine ku munsi wa Saint Valentin uba ugomba kwita ku mukunzi wawe. Igice twarebye cyarangiye uyu nguyu Shalom azaniye Alice indabo muri iyi filime, birangira asanze rwose uwitwa umukene ariko usanzwe ari umukire mu buzima busanzwe ugaragara muri iyi filime kwa Cedric, ari umukozi wo mu rugo, yaje yambaye bidasanzwe ndetse ameze neza cyane, azanye n'indabo zimeze neza k'izo Shalom nawe yari yaguze. Arangije rwose azana ahereza umukufeshere nko kuri Saint Valentin, arangije nyine aranamusohokana, ku buryo Shalom filime aho yarangiye Shalom azanye indabo, asanga uyu nguyu Danica bamujyanye bisohokaniye, bituma nyine filime irangira Shalom avuze ko ibyo Alice akoze agomba kuzabyishyurira. Ikindi ni uko Shalom muri iyi filime yatangiye gukeka ko karumuna ka Alice ariko gashobora kuba karamuteje abantu, kubera ko kampani akoramo nako ariyo gakoramo. By'umwihariko ntitwakibagirwa ko Shalom mushiki wa boss ubwo yamubwiraga ko bagomba kubana, yari yabonye ko nta kazi arabona, asaba musaza we kuba yamuhereza akazi muri kampani, bikaba byamufasha kuba yabona amafaranga yo kuzifashisha mu rugendo rw'urukundo rwabo. Ariko Shalom nyine kubera kujya muri kampani, gukora muri kampani, byatumye nyine kubera gufata kuri telefone ye cyane, abona uriya mushiki manager wa kampani, abona SMS uyu nguyu yoherereje Danica cyangwa se Alice, bituma rero bashwana muri iyi filime. Ari nabyo bintu byateje imbagara, ariko bimwe nyine baravuga ngo ni bimwe bavuga ngo nubona abantu muri kugendana bari kwirukankira mu mukono w'ibumoso, ujye ugerageza wirukankire iburyo, ku buryo nyine ibi ngibi byatumye Shalom umukobwa wamukundaga, wari wemewe no gusaba musaza we akazi muri kampani kugira ngo abone umwanya yakoramo, byatumye birangira amubuze ndetse n'ibyo yizeraga byose akabibona. Reka tujye muri komenti tuvuge ngo turebe ngo ese episode izagaruka urukundo rwabo ruzagenda gute, ko Shalom twashize avuze ko ibi ngibi Alice akoze ndetse na Cedric bagomba kuzabyishyurira, bizarangira gute, ndetse tunarebe niba koko ibyo yita imbaraga z'umuryango cyangwa se iby'umuryango wabo wabateganyirije niba koko bizakunda, kubera ko gusa ngo begeze kugirana amateka yo mu bwana bwabo. Ibyo ngibyo rero akaba ari byo dutegereje kureba muri iyi episode iri buze gusohoka uyu munsi ya 18, nabwo tukaba turi buze kwanariza tukarebera hamwe ibishobora kuba byayivuyemo, cyangwa se irindi somo iyi filime yongeye kwigisha ndetse n'iryongeye gutanga ku rubyiruko cyangwa se muri sosiyete nyarwanda. Njye twabanye ndi Isaac Somana, ndagusaba gukora subscribe kuri YouTube channel kugira ngo tujye tubana mu bindi biganiro byinshi bigiye bitandukanye. Ciao ciao.